Umushakashatsi Archibald Garodi watangiye gusobanura iby'indwara z'inkomoko mu muryango mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 yagaragaje ko indwara zimwe zigaragara cyane cyane mu miryango imwe n'imwe kubera genes zihishwa zishobora gutambuka mu rubyaro. Nyuma ye, umuhanga mu bumenyi bw'uduce tw'umubiri James Watson, umwe mu bavumbuye imiterere ya DNA, yasobanuye ku makuru yose y'imiterere y'umuntu atwarwa na DNA. Iyo DNA ifite ikibazo runaka ku babyeyi bombi, umwana ashobora kuvukana indwara y'inkomoko ku muryango. Indwara z'inkomoko ku babyeyi ni indwara zituruka kuri genes, utunyangingo twihariye dutwarwa n'amakuru y'umubiri tw'umuntu. Ubumenyi kandi bukaba busobanurwa mu rwego rwa genetics. Abashakashatsi bagaragaje ko iyo ababyeyi bafitanye amasano ya hafi cyane babyaranye, hari amahirwe menshi cyane yuko bashobora kuba bafite gene imwe ifite ikibazo, bityo uwo mwana akazayererwa ku babyeyi bombi. Tubashimiye ko mukomeza kudukurikirana. Nitwa Sir. Abashakashatsi benshi cyane basobanura ko genes zishobora kuba zihishe cyangwa icyo twita recessive genes. Umuntu ashobora kuzitwara atarwaye, ariko iyo ababyeyi bombi bayifite, umwana ashobora kuyiragwa ndetse akayigaragaza nk'indwara. Urugero rukunze kuvugwa cyane ahangaha twabagaragariza ni nk'indwara yitwa sickle cell disease. Iyi ndwara igira ingaruka ku maraso cyane, aho utunyangingo tw'amaraso dufata imiterere idasanzwe imeze nk'inyuguti C. Ibi bishobora gutera kubabara mu mubiri, kubura amaraso, icyo twakwita anemia, intege nke z'indwara zidakira. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikorwa ry'ubuzima ku isi, icyo twakwita World Health Organization, bugaragaza ko indwara z'inkomoko ku babyeyi ziyongera cyane cyane iyo habayeho kubyarana kw'ababyeyi bafitanye amasano, kubera ko amahirwe yo guhuriza hamwe gene imwe ifite ikibazo ari benshi cyane. Mu magambo make, abashakashatsi mu bumenyi bwa genetics bagaragaza ko indwara z'inkomoko ku babyeyi zishobora kuvuka mu gihe umwana aragwa genes zifite ikibazo mu babyeyi bombi. Iyo ababyeyi bombi bafitanye amasano ya hafi cyane, amahirwe yo guhura kw'izo genes aba menshi cyane, bigatuma ibyago by'indwara zikomoka ku muryango byiyongera. Ubumuga bwo kuvukana cyangwa ubumuga umuntu avukana ni ibibazo by'umubiri cyangwa imikorere y'ingingo z'umwana biba bihari kuva akivuka. Mu buvuzi bw'abahanga cyane byitwa congenital anomalies cyangwa birth defect. Ibi bisobanurwa cyane mu rwego rw'ubumenyi bwa genetics, ubumenyi bw'imikurire y'umwana mu nda. Aba bashakashatsi bagaragaje ko kubyarana kw'abantu bafitanye amasano cyane ya hafi bishobora kongera amahirwe y'ibibazo, kuko ababyeyi benshi bashobora kuba bahuje genes zimwe zifite ikibazo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikorwa ry'ubuzima ku isi World Health Organization bwerekanye ko buri mwaka ku isi abarenga miliyoni 3 bavukana ubumuga ni ukuvuga ko bavukana ubumuga, kandi mu gice cyabwo gituruka ku bibazo bya genes. Undi muhanga ukomeye cyane mu bushakashatsi ku ndwara z'inkomoko mu babyeyi ni Victor, uzwi cyane nka se wa medical genetics, yagaragaje ko indwara nyinshi cyane zikomoka ku babyeyi zishobora gutuma umwana avukana ibibazo ku mubiri cyangwa mu bwonko. Ahangaha nk'iki twavuga harimo kubura igice kimwe cy'umubiri. Rimwe na rimwe umwana ashobora kuvukana ukuboko kumwe cyangwa ukuguru kumwe, igice cy'ukuboko kidakura neza, intoki zidakura neza cyangwa se zitaruzura. Abashakashatsi bagaragaza ko ibi bishobora guterwa n'uko genes zigenzura imikorere y'ingingo z'umubiri ziba zarangiritse cyane cyangwa zifite amakosa. Umuhanga cyane mu by'imiterere y'umubiri Lewis Loper yagaragaje ko imikurire y'ingingo z'umubiri igenzurwa n'uduce twa genes twihariye. Iyo hari gene itari gukora neza mu gice cy'umubiri, gishobora kutavuka neza cyangwa se kikabura. Ibi kandi hari abana bavukana indwara z'umutima kuva bakivuka zizwi nka congenital heart defect. Urugero hano twabahereza ni nk'umwenge mu mutima. Umuntu ufite umwenge mu mutima, imiyoboro y'amaraso idahujwe neza, cyangwa umutima udakura, umutima ukaba udakura neza. Ubu bushakashatsi bwakozwe na Center for Disease Control and Prevention bwerekanye ko indwara z'umutima zituruka ku kuvukana cyangwa se z'abantu bavukana harizo ziri ku isonga mu bumenyi bw'indwara z'abana bavukana ibibazo ku magufa. Umwana ashobora kuvukana ibibazo byo ku magufa, akaba afite amagufa adakura neza, amagufa y'umugongo agoramye, amagufa y'umugongo adafite imbaraga.
Abahanga mu by'ubuvuzi bagaragaza ko ibi bishobora guterwa n'impinduka muri DNA cyangwa igengwa n'uko amagufa adakura. Ibi kandi by'amagufa hari igihe bishobora gutuma umwana avuka ugasanga umwana ntashobora kwicara cyangwa se ntashobora gukambakamba. Ibi byose nicyo kibitera. Ibi kandi bishobora guteza ibibazo by'ubwonko cyane. Hari abana bavukana ibibazo by'ubwonko bigira ingaruka ku bwenge, imikurire yo kwiga ndetse no kugenzura umubiri yabo. Ibi kandi bikaba bishobora gutuma umwana agira gutinda kuvuka cyangwa gutinda gutekereza cyangwa ibibazo mu myigire. Ibi byose bituruka ku kuba abantu bose babyaranye bafitanye isano y'amaraso. Abashakashatsi mu buvuzi bw'abana bagaragaza ko impinduka mu mikorere ya genes zigenzura imikurire y'ubwonko ari imwe mu mpamvu cyane zikomeye cyane. Urugero rw'indwara nk'icyo twita Down syndrome. Urugero ruzwi cyane rw'ubumuga bwo kuvukana ni Down syndrome. Iyi ndwara yavumbuwe n'umuganga w'umwongereza cyane bita John Langdon Down mu 1866. Abashakashatsi bagaragaje ko iyi ndwara iterwa n'uko umwana aba adafite chromosomes 21 yiyongera ku turemangingo tw'umubiri. Ibi bituma umwana agira imiterere yihariye y'isura, ibibazo n'imikurire y'ubwenge, rimwe na rimwe ibibazo by'umutima. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo ubushakashatsi bw'abahanga mu bumenyi bwa genetics bwerekana ko ubumuga bwo kuvukana bushobora guterwa n'impinduka cyangwa amakosa muri genes cyangwa se chromosomes. Iyo ababyeyi bafitanye amasano ya hafi cyane babyaranye, amahirwe yo guhura ku izo genes zifite ikibazo zishobora kwiyongera bigatuma ibyago by'ubumuga bwo kuvukana ku bana byiyongera. Ibi kandi si byo byonyine gusa kuko ari ibibazo byo mu bwenge cyangwa ibyo twakwita intellectual or cognitive problems. Ibi bibazo byose ni igihe umwana aba atagaragaza ubushobozi bwo gutekereza neza, kwiga cyangwa kuvuka nk'uko bikwiriye ku bana b'abahanga. Ibi bibazo kandi bishobora kugaragaza cyane kuva ku bwana, kandi akenshi cyane bifitanye isano n'impinduka mu mikorere y'ubwonko cyangwa genes. Ubu bushakashatsi bukorwa cyane n'urwego rwa genetics n'ikorwa ry'ubumenyi bw'imikorere y'ubwonko, iyo twita neuroscience. Abashakashatsi kandi si ibyo bagaragaje gusa, bagaragaje ko niyo babyeyi bafitanye amasano ya hafi cyane babyaranye bishobora kongera amahirwe yo kuko genes zifite ikibazo zihurira ku mwana umwe bigatera ibibazo mu mikurire y'ubwonko. Ibyagaragajwe n'ubushakashatsi byo ni byinshi cyane, ariko umushakashatsi w'umwongereza bita Francis Galton ni umwe mu bantu batangiye kwiga uburyo imirage cyangwa heredity igira uruhare mu bushobozi bw'ubwenge. Yagaragaje ko imiterere y'ubwenge ishobora kugira aho ihuriye na genes z'umuryango. Mu bushakashatsi bwa none cyane, abahanga nka James Watson, umwe mu bavumbuye imiterere ya DNA, yagaragaza neza amakuru yose agenga imikurire y'umubiri n'ubwonko atwarwa na DNA. Iyo habayeho impinduka cyane cyangwa icyo twakwita mutation muri DNA, bishobora kugira ingaruka cyane ku mikurire y'ubwonko bw'umwana. Ahangaha hazamo ikintu cyitwa gutinda kwiga cyangwa icyo twakwita learning delay. Abana bamwe bashobora gutangira kuvuga batinze, gutinda gusobanukirwa amasomo cyangwa kugira ikibazo cyo gufata vuba ibyo bigishwa. Ibi kandi hari ababyeyi babihutiraho cyane bakabizeza umwana, ugasanga umwana yakuze adakunda ishuri cyangwa ibintu byo kwiga atabyumva cyane, bakamurenganya kandi nyamara ikibazo aribo kiriho. Ibi ngibi tujye tubanza tubigenzure neza, tubanze tubyumve, kuko iri ni ihame ry'ubuzima. Abashakashatsi mu by'imikurire y'abana bagaragaza neza ko ibi bishobora guterwa n'uko utunyangingo tw'ubwonko tudakura neza cyangwa se tutagirana imikoranire ikwiye. Ubu bushakashatsi kandi bw'ikorwa mpuzamahanga World Health Organization bugaragaza ko impinduka za genes zigenzura imikurire y'ubwonko zishobora gutuma abana bagira learning disabilities. Abana bamwe bashobora kugira ikibazo cyo gukemura ibibazo, gutinda gutekereza cyangwa gufata ibyemezo, ubushobozi buke bwo kwibuka ibintu. Abahanga mu by'imikorere y'ubwonko bagaragaza neza ko ibi bishobora guterwa n'uko ibice by'ubwonko bigira uruhare mu gutekereza no gufata ibyemezo biba bidakura neza. Umushakashatsi Eric Kandel wegukanye igihembo cya Nobel ku bushakashatsi ku bwonko yagaragaje ko imikorere y'ubwonko n'imyigire biterwa n'imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko cyangwa icyo twakwita neurons. Iyo mikoranire igize ikibazo, ubushobozi bwo gutekereza neza bushobora kugabanuka. Ibi kandi si byo byonyine gusa, kuko ibibazo byo kuvukana cyangwa byo kumva
haba hari ibibazo byo kuvuga cyangwa byo kumva, ugasanga abana ntibabasha kuvuga neza cyangwa ugatinda kuvuga amagambo make cyane, kugira ikibazo cyo kumva neza ibyo abandi bavuga. Ibi kandi si byo byonyine gusa twagarukiraho, turakomeza tubageze ko iby'abashakashatsi mu by'ubuvuzi, abana bagaragaza ko ibi bishobora guterwa n'impinduka muri genes zigenzura imikurire y'ubwonko, imikurire y'amatwi, imikoranire hagati y'ubwonko n'ingingo z'ijwi. Urugero rw'indwara ishobora gutuma habaho ibibazo byo kuvukana, hari autism spectrum cyangwa disorder, aho umwana ashobora kugira ikibazo cyo kuvukana n'abandi bana cyangwa se kumva neza ibyo abandi babwirwa ariko ntabashe kubisobanukirwa neza. Ubushakashatsi bw'abahanga mu bumenyi bwa genetics n'imikorere y'ubwonko bwerekana ko habayeho impinduka muri DNA cyangwa imikorere y'utunyangingo tw'ubwonko, umwana ashobora kugira ibibazo byo kwiga cyangwa gutekereza cyangwa no kuvuga neza. Iyo ababyeyi bafitanye amasano ya hafi cyane babyaranye, amahirwe yo guhura ku izo genes zifite ikibazo zishobora kwiyongera cyane, bigatuma ibyago by'ibibazo ku bwenge ku bana byiyongera. Ibibazo ku mikurire mu gihe umwana adakura cyangwa adatera imbere mu buryo busanzwe ugereranyije n'abandi bana bangana. Ibi bishobora kugaragara mu burebure, mu buremere bw'umubiri, mu mikurire y'ingingo z'umubiri cyangwa imbaraga z'umubiri. Hari abana bavuka ugasanga umwana nta kabaraga agira, agize imyaka 20 ariko adashobora gutereka injerekani y'amazi. Abahanga mu bumenyi bwa genetics bagaragaza ko imikurire y'umwana igenzurwa cyane cyane na genes ziva ku babyeyi. Iyo hari impinduka cyangwa mutation muri izo genes, hari genes zishobora kuba zifite ikibazo cyane zituruka ku babyeyi, zishobora gutuma umwana agira ibibazo mu mikurire. Ibi kandi si byo tugarukiraho gusa, kuko umushakashatsi uzwi cyane mu bumenyi bw'imirage n'indwara z'inkomoko ku muryango uwo twakwita Victim yagaragaje ko indwara nyinshi cyane zikomoka ku babyeyi zishobora kugira ingaruka ku mikurire y'umwana, harimo gukura buhoro cyangwa kudakura neza kw'ingingo z'umubiri. Hari abana benshi cyane bigaragara ko bana badakura neza cyangwa se babyina imikurire itari myiza. Nanone ubushakashatsi bw'ibikorwa mpuzamahanga ryita ku buzima World Health Organization bwerekanye ko impinduka n'imikorere ya DNA ishobora gutuma umwana agira growth disorder. Ni ukuvuga ko ibibazo mu mikurire, ugasanga umwana ntakura neza, aricyo twavuga ko ari ugukura buhoro. Abana bamwe na bamwe bashobora kugaragara ko baguma ari bagufi cyane ugereranyije n'abandi bana bangana, badatera imbere mu burebure uko imyaka igenda yiyongera, bagira umubiri utagaragaza imikurire ihagije. Ibi bishobora guterwa n'uko genes zigenzura imisemburo y'imikurire cyangwa ibyo twita growth hormones zidakoze neza. James Turner wakoze ubushakashatsi mu mikurire y'abana yagaragaje ko imikurire y'umubiri igenzurwa n'imisemburo n'utunyangingo twa genes, kandi iyo igize ikibazo umwana ashobora gukura buhoro cyane. Hari abana benshi bashobora kuvukana cyangwa gukura bafite ingingo z'umubiri zidahuye neza, amagufa adakura, igice cy'umubiri kidatera imbere nk'uko bikwiye. Abahanga mu by'imikurire y'umuntu bagaragaza ko ibi byose bishobora guterwa n'uko genes zigenzura imikurire y'ingingo z'umubiri zifite amakosa. Iyo genes zifite ikibazo, umwana ashobora kutubaka neza cyangwa se amagufa n'imitsi cyangwa n'izindi ngingo zikaba zidakora neza. Hari abana bashobora kugira ibiro bike kandi ugereranyije n'abandi bana bangana atari uko batabona intungamubiri zihagije, kudashobora gukora neza ibikorwa bisanzwe by'abana. Abashakashatsi bagaragaza ko ibi bikorwa byose biterwa n'umubiri utabasha gukora neza intungamubiri cyangwa se kubera impinduka za genes zigenzura imikurire n'imikorere y'ingingo z'umubiri w'umwana. Urugero rw'indwara ishobora gutuma habaho ibibazo by'imikurire harimo Turner syndromes, nk'uko twe twabibabwiye. Indwara zidakira ni indwara umwana ashobora kuvukana z'umugenda ubuzima bwe bwose, akenshi bituruka ku mpinduka z'imikorere ya genes cyangwa n'uturemangingo tw'umubiri. Ubu bushakashatsi bukorwa cyane mu rwego rwa genetics, aho abahanga benshi bagaragaza ko kubyarana kuba bifitanye isano ari byo byonyine bishobora gutuma habaho ibi bintu. Nanone kandi ubushakashatsi buzwi cyane mu bushakashatsi ku ndwara z'inkomoko ku muryango Victor yagaragaje ko indwara nyinshi z'inkomoko zigaragara cyane mu miryango aho ababyeyi bahuje genes zimwe zifite ikibazo. Ibi bishobora gutuma abana bavukana indwara zidakira, indwara z'umutima, indwara z'amaraso,
ibibazo mu mitsi n'ubwonko, ndetse n'indwara zifata imitsi n'ubwonko zishobora kuvuka abana bashobora kuvukana. Urugero hari nka muscular dystrophy, indwara ituma imitsi igenda icika intege buhoro buhoro. Abashakashatsi mu mikorere y'ubwonko kandi bagaragaza ko impinduka muri genes igenzura imikorere n'ubwonko zishobora gutuma umuntu agira ibibazo byo kugenda, gukora imirimo cyangwa gukoresha imbaraga z'umubiri. Ibyago byo gupfa hakiri kare, niba ababyeyi babyaranye bafitanye amasano, umwana babyaye bafite ibyago byo gupfa hakiri kare, cyangwa se atapfa hakiri kare, umwana akaba afite amahirwe make yo gupfa akiri mu nda. Abashakashatsi bagaragaje ko impinduka zikomeye cyane muri genes zishobora gutuma uturemangingo twitwa chromosomes zishobora gutuma umwana adashobora gukura neza mu nda y'umubyeyi, bigatuma apfa mbere yo kuvuka. Ibi kandi bitabaye gupfa akivuka, hari indwara zikomeye cyane z'umutima, ibibazo bikomeye cyane ku bwonko, ndetse n'indwara zikomeye cyane ku maraso. Abashakashatsi bagaragaza ko ibi bishobora guterwa n'uko utunyangingo tw'umubiri tutubatswe neza kuva ku nda y'umubyeyi kugera ku mpinduka muri DNA. Ibi kandi ubushakashatsi bw'abahanga mu bumenyi bwa genetics berekana ko genes mu miterere ya DNA hari byo bigenga imikurire by'ubuzima bw'umwana. Iyo habayeho impinduka cyangwa amakosa muri genes, bishobora gutuma abana bavukana indwara zidakira cyangwa se bakagira ibyago byo gupfa hakiri kare. Kubyarana kw'abafitanye amasano bya hafi bishobora kongera amahirwe y'uko genes zifite ikibazo zihurira ku mwana, maze bigatuma ibyago by'indwara zidakira cyangwa n'impfu z'abana kwiyongera. Ngaha rero aho dusoreje ikiganiro cyacu, kandi tubashimira ko mukomeza kudutega amatwi. Reba neza niba warakoze subscribe, hanyuma ukore like, ukomandinge ku biganiro byacu tujye tumenya ibyo mushaka ko tubakorera. Hanyuma kandi niba ari n'inyunganiro ushaka kuduhereza cyangwa ushaka ko tukwamamariza, nabwo watwandikira muri comment, byose turabisubiza. Tubashimiye ko mukomeza kudutega amatwi. Rero ibiganiro byacu naho bugaruka tuzagukomeza tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ciao ciao.